banyarwandakazi, umugisha ubaho, amafaranga abaho. Banyarwanda uzabahisha ko mpano y'Imana Theobald. Muraho neza, nitwa Vincent. Nkuko umaze kubyumva muri iyo taburo, wumvishemo umugabo ko yivuza izina ngo yitwa mpano y'Imana Theobald. Uyu Theobald sahizi ngizo bari muri gereza, yafunzwe. Ribu yamutaye yombi ashinjwa kuba akora ubwesikoro, akabesha abantu ngatanga amafaranga. Kandi nawe ko kubibonye ku mbuga nkoranyambaga wabona ayo mafaranga yatanga. Reka nze nkwereke iyi video urebe uko abigenza. Iza bitanu, uyu ni umugisha. Yewe wowe upinga impano y'Imana, impano y'Imana irakora, impano y'Imana irakora. Wabyiboneye nawe. Uyu mugabo yaramaze kumenyekana ku mbuga nkoranyambaga zirimo nka YouTube, TikTok na Instagram. Ikintu yakoraga we kwari ugutubura abantu akabaha amafaranga. Wajyanaga igikapu ngo kirimo amafaranga makeya, noneho we akakongerera ugacyura igikapu cyuzuye amafaranga. Gusa wavaga iwe uyafite, ariko wagera mu rugo ugasanga nta mafaranga arimo, ahubwo na duke twe turimo natwe watwisigaraniye. Wamuhamagara ukumva ngo ni nimero kompozi, ngo nimero ntayibaho. Ku bagore ho kari akandi karusho, cyangwa se igitsina gore muri rusange. Yamanzaga yabasambanya kugira bahaye ayo mafaranga, kandi nabwo nawe yagera mu rugo agasanga amafaranga nayo. Ribu rero yamuguye gitumo. Warababwiye banyarwanda, nimba ushaka kuzana igikapu uzana igikapu gishasha. Wamara kuzana igikapu gishasha ugategura nayo gukoresha agomba kuba ari muri cya gikapu. Ese uyu muntu wita mpano y'Imana, izi mbaraga zikura ku Mana cyangwa zikura kwa Satani? Ese kuki abantu bakunze kwiyitira izina ry'Imana kandi badakora ibintu bihwitse? Bagiye biyitirira ayandi mazina aho kugira birwe bishushanya ku bantu. Umuntu urifata akiyita ngo ni impano y'Imana kandi akora ubwesikoro. Imana ikorera mu bwesikoro. Ese baba babuze amazina biyita? Gusa ngo iminsi y'igisambo aba ari 40. Iyo 40 na rimwe ugeze bahita bagucakira nyine. Nibwo nawe ubwo yibereye muri gereza. Umuvugizi wa RIB aganira na Radio Rwanda yavuze yuko ikoranabuhanga ari ryiza, rituma igihugu gitera imbere ndetse n'abantu ubwabo bagatera imbere. Urugero nk'abafite ama social media harimo nka YouTube, abo ngabo barahembwa. Ikoranabuhanga rero urumva ko ari ryiza. Arongera atanga urugero ku bantu bareba za YouTube, bamenya ibintu byinshi cyane ndetse bagafunguka no mu bwonko, bagatekereza kure. Hari abayireba bakihangira imirimo, ariko hari n'abayireba bagashaka uburyo barakora ubwesikoro. Urugero nk'uyu mugabo ndangije kubereka. Umuvugizi wa RIB yatanze gasopo ku bantu biga batangaza amakuru atari meza kuri YouTube ndetse no ku yandi ma social media. Yavuze yuko abo ngabo batazihanganirwa. Urugero hari nk'abantu baba bari kubeshya bati uyu muntu yapfuye, ni mu mibona se banditseho ngo RIB. Abo ngabo ngo RIB igiye kubahagurukira. Uzajya ubitangaza wisange mu maboko ya RIB, uhamye neza koko niba ibyo bintu ari byo. Ngo amakuru y'ibihuha agomba gucika mu gihugu. Hari nk'abantu batangazaga ngo aha hantu aha n'aha habereye inkongi y'umuriro. Abandi bati inka yabyaye impinja ebyiri. Hari n'ababeshya bati runaka arafunzwe, ukabona nk'umusitari bavuze ngo arafunzwe kandi ntago afunzwe, ahubwo bari gushaka amaviyuzi. Ayo maviyuzi rero RIB irayanze
ngo uzajya ubikora ariko uzi kuri bujye muri gereza. Yakomeje agira ati ubu ngubu YouTube nta makuru yizewe wahasanga, kandi koko nibyo, ugerayo ugasanga ibintu byose bari kubeshya. Umuvugizi wa RIB yavuze ko YouTube irebwa n'abantu benshi kandi bayikuraho amakuru. Rero iyo babonye ibyo bihuha wowe wabitangaje baravuga ati buriya koko nibyo. Ibyo ngibyo rero nibyo banze babihagurukiye. Karabaye rero ku bantu bakoraga ibintu nk'ibyo, nibatitwararika bari bwisange mu maboko ya RIB. Njye mubanye muri iki kiganiro nitwa Vincent. Kora subscribe niba utarayikora, wowe wayikoze ni iby'agaciro kenshi. Nawe ugiye kuyikora ndagushimiye ku nkunga yawe. Mugire ibihe byiza.